Tubanje kubasuhutsa nshuti bavandimwe mwe mudukurikirana ku rubuga rwa YouTube channel. Uyu munsi rero twaba twabazaniye ibyigwa byiza cyane byandi tumenyereye muri ka kanya keza twigiramo ururimi rw'icyongereza. Uyu munsi rero twaba twabazaniye uburyo wabasha kwivugira cyangwa se uburyo wabasha kuvuga ururimi rw'icyongereza aho waba uri aho ariho hose. Aho waba uri hose ushobora kwiga uhereye kuri iyi channel yacu hamwe na Cecile, ukagenda uhera ku amagambo yoroshye ku buryo uzagenda uzamuka kugeza tuzajya tugenda twiga amagambo agenda yiyongera umunsi ku wundi uko dukoze ikigwa gishyashya. Ubwo rero nta handi wabisangana aha ngaha, harimo Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza. Uyu munsi rero tugiye kwiga verbe cyangwa se inshinga kuba, mu Cyongereza bakayita verb to be. Inshinga kuba. I am. Njyewe. Iyo umuntu avuze I am, aba avuze njyewe. Nawe ku giti cyawe uri kuvuga njyewe. I am. You. Weho. He. We. Umuhungu. Aha ngaha rero iyo uri kuvuga umuntu w'igitsina gabo cyangwa se umuhungu, ukoresha iyi subject bita he. Niba mvuze ngo umuhungu ari hehe, undi wenda agahita ansubiza ngo ari muri dushe, ukoresha ntabwo uvuga rya izina rye bwite, ahubwo ukoresha iyi subject bita he. Nicyo ni ikirangantego cy'igitsina gabo. She. We, umukobwa. She nayo rero yivuze aba ari subject iranga igitsina gore. Niba nje nka kukubaza nk'urugero nkakubwira ngo ari hehe, ndi kukubaza umukobwa ariko sinabanje kuvuga izina rye, unsubiza ukoresheje iyi subject ukavuga ngo she, ugakurikizaho wenda igikorwa ari gukora. Wenda niba ari ku isoko uhita uvuga ngo ari ku isoko, ubwo she ikabivuze ari, ukaba wamuranze mbese ikindi kirangantego kiranga umugore cyangwa umukobwa. It. Icyo cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose. Iyi subject iranga ikintu. Iyo uri kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose atari umuntu, ukoresha iyi subject bita it iranga icyo kintu wari uri kuvuga. We. Twe cyangwa twebwe ni abantu baba bari kwivugaho ubwabo bakavuga ngo twebwe turi abanyeshuri. Icyo gihe uri kuvuga twebwe, mwebwe ubwanyu muri kwivuga muvuga we. You. Mwe. Noneho nshobora nko kugenda nkareba nk'abantu nka batanu bari hamwe cyangwa se abantu barenze umwe, ngahita mvuga ngo mwebwe muri bazima. Icyo gihe nkoresha you. They. Bo, abantu cyangwa ibintu. They ikoreshwa mu gihe uri kuvuga abantu barenze umwe, uri kubavuga wowe ubwawe uri kubavuga, wenda uri kuvuga ngo bariya abantu ni beza, they are beautiful. Cyangwa se ari ibintu ugiye kuvuga ariko ari ibintu cyangwa ari ibintu birenze kimwe, ukoresha they. Nje nko kubaza mbese intebe ziri hehe, uhita uvuga ngo intebe ziri hariya, where is the chairs, they are over there. I am. Iyo bavuze I am uvuze njyewe. I am ikoreshwa ku muntu wivuga ubwe. Ndi kwivuga ngo njyewe ndi umunyeshuri, ndavuga ngo I am a student, ndi umunyeshuri. I am a parent, njye ndi umubyeyi cyangwa ndi umubyeyi. You are. You are aba ari umuntu uri kubwirwa. Rero you are ikoreshwa ku muntu uri kubwirwa n'undi muntu.
urugero hano ngahita nzana nkakubwira ngo uri mwiza, you are beautiful. Uri umuhanga cyangwa se uri umuhanga, you are smart. He is, niwe. He is ikoreshwa mu gihe uri kuvuga umuntu w'igitsina gabo, umuhungu cyangwa se umugabo. Inje nkabaza nk'umwana cyangwa se undi muntu wari wese nkavuga ngo mbwira papa wawe. Nkakubaza se uyu ninde, ukavuga uyu ni papa wanjye. Ushobora kuvuga he is my dad, ni papa wanjye. He is my son, ni umuhungu wanjye. she is, niwe. Icyo gihe tuba tuvuze umuntu w'igitsina gore cyangwa se umuntu w'umukobwa. She is a good friend, ni inshuti nziza. She is a doctor, ni umuvuzi. She is a nurse, ni umuganga. it is ikoreshwa ku kintu cyangwa inyamaswa. It is a box, ni igikarito. It is a cow, ni inka. It's a baby, ni umwana. we are iyo uvuze we are uba uvuze weho wivuga uri hamwe n'abandi, uvuga turi. We are ikoreshwa ku bantu bari kwivuga ubwabo. Urugero hano, we are family, turi umuryango. We are Africans, turi abanyafurika. We are happy, turishimye. you are ikoreshwa ku bantu barenze umwe. Nshobora kuza nkabona nk'abantu bibumbiyemo cyangwa se abantu bari hamwe barenze umwe, ngahita mvuga ngo muri inyangamugayo. Icyo gihe mpita mvuga you are innocent, muri inyangamugayo. You are Christians, muri abakristo. You are rero murabona yuko twayivuzeho inshuro ebyiri, ariko izi zombi zirasa mu buryo wayivuga n'uburyo bayandika, ariko zifite ubusobanuro butandukanye. Hari aho ikoreshwa ubwira umuntu umwe, nanone ahangaha igakoreshwa ibwira abantu barenze umwe. they are bo cyangwa byo, ni abantu benshi cyangwa ibintu byinshi. Urugero, they are housekeeper, ni abakozi b'isuku. They are chairs, ni intebe. They are at hospital, bari kwa muganga. Ni ahangaha rero tugarukirije ikigo cyacu cy'uyu munsi, aho ushobora kuvuga ibintu bimwe na bimwe ukoresheje subject I, you, he, she, it, we, you, they. Izo subject ni ibintu dukoresha turi kuranga abantu cyangwa ibintu cyangwa mu gihe tukwivugaho ubwacu. Ubwo rero tuzakomeza muri video y'ubutaha, kandi ntimwibagirwe gukora subscribe, munadukurikira kuri izi mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka Facebook, aho dukoresha izina bita Cecile Ingabire Blessing, no kuri Instagram tugakoresha izina bita CNG
GMU250 sin GMU250. aho ni kuri Instagram. Kuri Facebook ni Cecile Ingabire Blessing. Kuri Twitter ni Bless Jeremiah. Nanone no kuri YouTube ni hamwe na Cecile. Ukeneye kutwandikira watwandikira kuri email ikurikira cecileingabire22@gmail.com. igitekerezo cyose waba ufite tuzagenda tugusubiza, kandi n'ibyo waba ukeneye ko twakwigishaho bigenda bikugirira akamaro. Rero tuzagenda tureba izo message muzagenda mutwohereza kugira ngo tuzajye tureba ibyo tubazanira kandi bibafitiye akamaro. Nta kindi rero wakora ni ukora subscribe kandi tena ukanatwandikira kuri izi mbuga twanditse aha ngaha. Turagushimiye, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha. Kandi ntimwibagirwe kubigeza ku nshuti zanyu zitaramenya amakuru y'uko hari aho bigira icyongereza ku buntu kandi ukakigira igihe ushakiye ukoresheje telefone yawe ureba iyi video cyangwa televiziyo. Ubwo rero mubigeze ku nshuti zanyu ndetse n'abavandimwe banyu, kandi munababwire gukora subscribe cyangwa gukora kuri aka kabuto gatukura kanditseho subscribe. Noneho amakuru tuzadushyiraho cyangwa se ibyigisho tuzadushyiraho umunsi ku wundi bijye bibageraho bitabacitse. Ibyigwa rero tuzagenda tubishyiraho kwa kabiri, kwa kane no ku cyumweru. Murakoze.